kwaturana ntabwo nabihakanyerega nakubwiye ngo umuntu wese nuko n'imyemerere nuko ngiye imyemerere yanjye sibyo ntabwo rwose nakwaturira kuko nawe nibura umushumba cyangwa nawe nibureba ibyo ngiye kwatura babibonye kiyo nabwira Imana nkabwira Imana mbabarira bimbabarire kuko nubundi wowe ntago ari ukiza ibyaha. Ku murongo wa 15 haravuga ngo kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse kandi naba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe nyine. Ariko hepfo bahita bavuga bati mwaturirane nyine reka nkubwira ikintu kimwe kwaturana si ikibazo ahubwo uratura umunyabyaha mugenzi wawe nawe kwaturira kandi muva kwaturirana muragenda umwe akora ibindi byaha undi akora ibindi byaha. So rero ngiye mbona nta mumaro uhari kuko iyo abatwaturaga tukihanira kureka nese wowe iyo wiyaturiye uhita ubireka. Ya bakunzi ba Kiana TV show na Good Face TV turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe. Umukozi w'Imana twamutumiye ari imbere yanyu. Umukozi w'Imana umeze neza? Ndashima Gitare. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Ya umeze neza mufite amavuta y'Imana biragaragara rwose. Ari ubwo amavuta agaragara gute? Agaragara mu kirere cyawe uburyo bumeze burya ndi mu kirere cya kangahe? Muri dimension ya 4. I mean degree. Degree. Ni none. Hanze ya 7. Ni ya 7. Arya zigarukira kuri zingahe? Urabaza umuntu utabizi. Sinza poso mutabazi ni ujye ukunda kubivuga ngo dimension ya kangahe ariko ndakeka ya 4 ari ya asoreza ahari. Niyo hari ni ya 7. Cyane. Mu kirere cya 4 ntabwo ujye byumva. Ayaya Imana inyeze intunganye. Kweza rwose ibyo birere manu y'amavuta ubwo nari nzi ko iya 4 ariyo ya nyuma ariko ntacyo ubwo izindi yazigishije nasibye. Izindi yazivuze udahari. Ya rero turabakiriye cyane abari kutwumva wowe ufunguye video Imana igumugisha mwinshi cyane. Rero umukozi w'Imana turakwakiriye cyane hari umuntu kubonye bwa mbere wamwibwira. Ya nanjye ndabashuhuje abadukurikira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abari mu mahanga amahoro y'Imana akomeza kubaganza. Amazina yanjye rero ni Joy Murenzi. Kubatanze ndumuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkunda abantu b'Imana n'abantu bose ibindi Uwiteka duhana n'umugisha. Amen. Amen. Rero nagira ngo dutangire nk'umukozi w'Imana uradusengera. Ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Uwiteka Mana isumba byose turagushimye turaguhimbaje kuri Mana nziza wakoze ko waturinze mwami mwiza twabyutse biremera izina rya rihimbazwe. Turakwinginze rero kugira ngo uzubane natwe ijambo ryose turi buvuge uwera wa Sioni tuvuge tubwirijwe nawe kandi amagambo yose aturuka mu kanwa kacu ari amagambo ahumuriza ari amagambo yubaka. Urakoze kuri Mana yumva ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ya uyu munsi rero nagira ngo tuganire ku kintu kimeze gitya. Ibintu byitwa kwatura mu masengesho urabizi cyangwa kwihana? Ndabyumva ndanabizi ariko simbikoresha. Ntago ujya wihana? Ndihana ariko ntago nihanira abantu. Byo vuga ngo ndabwira pasiteri ndabwira umuvuga butumwa ndabwira kanaka kuko hari nk'ibintu hari nk'igihe umuntu yana akavuga ngo ndihana indoto mbi. So ntago ari wowe wirotesheje ubwo sura zihana gute? Siko biterwa n'ibyo uba wirimo. Oya naryamye ndarose sibyo. Umushobora kuvuga ngo ndihana indoto mbi. So rero nago ndimo kuvuga ngo abantu bihana barakosa. Umuntu wese uko yigishijwe ayigukomeze ariko nanjye uko nigishijwe nzagukomeza. Aho rero naho dushaka kuganira. Rero hari abantu nyine urabizi nyine bajya bihana. Nkawe urumva ugikizwa wenda birashoboka ko ariko Bibiliya harana ivuga ngo kwaturana ibyaha. Bibiliya iravuga kwaturana ibyaha. Yes. Ariko se kwaturana ibyaha ubyaturira ninde? Nyine no urugero twakijijwe cyangwa se twabyirutse tubona abantu bagenda imbere ya padiri bakamubwira ati padiri narasambanye. So kare nababwira ati muze mbakuremo ibyaha. Ntabwo ushaka kubijyamo. Afite uko yabakuramo ibyaha. Sibyo? Nawe abongeramo ibindi byaha. Wabyumvise? So ibyo byose rero nibyo twagiye dukura tubona nubwo birivuga ngo twaturana ibyaha byacu ariko abo tubyaturira ni bande? Bo ntabyo bakoze. So rero kwaturira Imana ukabwira Imana Mana mbabarira Imana mbabarira ibi kumwenda wahera waratabutse twese twigererayo numva ugezeyo ukabwira Imana ngo Mana nakoze ibi ukikubita hasi ukayiririra ukabisuka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe. Ntabwo ari byiza kugira ngo
utangire uvuge ngo pastor uwo pastor urimo kubwira umubwira ko wasambanye nawe irari yenda ararifite nuvuga ngo urava aho ngaho akwejeje kandi akwejesheje ibyaha nanone. No kuvuga niba ijambo rivuga ngo twaturirana ibyaha urabaje ngo uwo twakwaturira nindi. Yes. Nanjye icyo nikire hashake uhasome uharangize. Erega ikibazo ari gihe tuvanamo akarongo tukakavuga. Haravuga ngo mwaturana ibyaha byanyu kugira ngo mubabarirwe. Kugira ngo mubabarirwe. Uwaturira abandi se nyine. Mwaturirane wowe nabandi. Nyine twaturirana ni igikorwa cy'abantu n'icy'umuntu urenze umwe. Noneho bikaba icyo bita kugirirana. Ndakwaturira nawe unyaturire. Reka nkubaze. Yego. Usenze utaturiye umuntu ukaturira Imana byo ntago byemewe. None se umwenda wawe rero watabutse ngo tugikora iki? Batugerereyo cyangwa natwe twigerereyo. So ni wigerereyo se ntago uzabwira Imana ngo uyibwire ngo Mana mbabarira. Uko no havuga. Ni muri Yakobo ibice 5 ku murongo wa 16. Haravuga ngo mwaturirana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyasenganye umwete. Aha. None zamuka hejuru mbere yo kugeraho. Wumva icyo Yakobo ashaka kuvuga kuva hejuru. Biragoye. Oya ntago bigoye, soma kuva hejuru uhamanuke none nibwo biraguha ikibazo. Dufata ikintu tukagisoma igice uhere hejuru usome uramenya icyo Yakobo yashaka kuvuga. Yes. Kwaturana ntago nabihakanyerega. Nakubwiye ngo umuntu wese nuko n'imyemerere nuko ngiye imyemerere yanjye sibyo ntabwo rwose nakwaturira kuko nawe nibura umushumba cyangwa nawe nibureba ibyo ngiye kwatura babibonye kiyo nabwira Imana nkabwira Imana mbabarira kuko nubundi wowe ntago ari ukiza ibyaha. Ku murongo wa 15 haravuga ngo kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse kandi naba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Nyine ariko hepfo bahita bavuga bati mwaturirane. Nyine reka nkubwira ikintu kimwe. Kwaturirana si ikibazo. Ahubwo uraturira umunyabyaha mugenzi wawe nawe kwaturira kandi muva kwaturirana muragenda umwe akora ibindi byaha undi akora ibindi byaha. So rero ngiye mbona nta mumaro uhari kuko iyo abatwaturaga tukihanira kureka. Nese wowe iyo wiyaturiye uhita ubireka? Akenshi nta nibiba bihari. Nta byaha ujya ukora. Oya ibyaha hari utwaha turaho tw'amafuti sibyo hari none se kankubwira hari ibyaha reka tujye no mu buzima busanzwe sibyo. Yego. Nko hari abantu bica akaba yafata umuhoro akica. Yes. Hari n'abandi bica mu bitekerezo. Wabyumvise? Ibyo byaha birangana. Oya. So rero n'ibyaha byacu nubwo birita bigaragaza uko birutanwa ariko niyo bireye mu babikora ushobora kuvuga uti umuntu yajya amena inzu y'umuturanyi ari ibintu byose ajya kugurisha aranje yica n'abantu. Ntabwo ibintu bizasa n'umuntu wabitekereje ariko ntabikore sibyo nicyo shaka kuvuga. So rero hari igihe ubona ukabona hari umuntu kuko ukumva nayo ko umutima warakubwira ngo wakosheje pe wakoze icyaha gikomeye. Hari n'ikindi tundi turaho tw'amafuti babyita ngo tw'inyongabeza bigingo tuba turaho ngaho tworoshye sibyo. So rero icyo nakubwira ni kimwe. Hari umuntu ugeze kwihanira undi aramubwira ati ariko atinisha abantu ati wisha abantu undi ati bangahe aramubwira akivuye agiye kumurega mu buyobozi baramuhambira baratwara. So ubwo se byamaze iki? Yari umukristo wihaniye undi sibyo ariko icyo yakoze we yamuhaje ubuyobozi. Yego yenda yakoze neza ko baramugoroye ariko nanone mu buzima busanzwe yaramukoshereje. Rero niyo mpamvu ubundi kwaturira Imana biba ngiye ku giti cyanjye. Hari igihe mutubwira ngo ni mwaturana ibyaha munaga ngo ngo Imana imbabarire nakubise umwana Imana imbabarire ntaraho ntagandukiye umutware Imana imbabarire. Okay fine ikibazo si icyo uko kutaganduka ese ko kurabyihanye koko ntago bizongera. Saba abana wihanye ko kubita ntibizongera sibyo kandi wowe wihanira we noneho wowe yakoze n'ibirenze ibyawe kandi we ntari ubivuga wibuke kuramwihanira ni pasiteri cyangwa se ni muvuga butumwa. Wabyumvise? Ese uwo muntu nawe utejejwe azakweza iki? Ese ubundi haraho byanditse ko nitwaturana bariya bazatweza n'ubundi kwaratangiye ntago bazatweza. Umuntu wimera arakubwira ngo Imana ikweze igutunganye nawe ubwe ntatunganye. Urumva Imana yamwumva. Reka dukoreshe realite tuve mu bintu by'umwuka. Urumva uyu muntu wasambanye akamara umudugudu nanjye umubwiye yuko nasambanye urumva azabwira Imana ngo ninyeze nawe ubwo atabanje kwera. Ariko nkanjye
kwanza reka nkubwire wowe uraruhuka muri wowe njye reka nkubwire ko imyizerere yawe reka nkubwire nkanjye urareba yes nshobora kuvuga nti hariya hirya nagiye ndasambana nibye ariko ubimbwiye noneho ndi bugerageze ni umutima wanjye ubumbwire ngo jya kwatura noneho ndebe mvuge nti mami aragerageza mu bintu ni umubyeyi kandi ni n'umurokore urebe inyuma ariko ndebe inyuma yes ndebe inyuma njye ndagenda avuze ni rwose nagira ngo utsengere mfite ibyaha nkakwaturira nkahita numva ndaruhutse ibyo bintu hari ikintu bitwaye nubwo waba wishe umuntu nkwature wishe ibyo ntibinde nakubwiye ngo n'ababikora njye nakoze iby'ijambo n'ababyemereramo ntago nababujije bakomeze yego ariko njye nkanjye warumbaje nkanjye yego nkanjye ntago mbyemera sibyo bitewe nuko mbwira umuntu nkanjye kandi nawe ushobora kuba yarakoze ibirenze ibyo nakoze sibyo rero aho ngaho tubyemeranyeho ngo ni byiza kugira ngo abemera gutyo bibafasha bakomeze ariko nanone n'abatabizi bitabafasha bo kwirirwa ndetse n'abatuyobora nubona umuntu nkanjye ntabizi cyangwa ntanabyemera wibimforusamo gusa urancarenjinze n'ikiganiro wenda nashaka ko tuganira si icyo ngicyo nuko nari nkereye mu mizi ariko bitumye nyine menya uburyo ufatamo ibintu ariko nk'abantu benshi cyane ni ibintu nakunze kwibaza wenda nawe wambwiye ko ujya watura utagenda kure nigeze kuba nicaye ahantu umuntu araza arambwira ati yoye arambwira ati nagira ngo nkwaturire impamvu mbikubwira ndashaka kubwira ko kwatura simba ipinga ariko nanone kuri jyewe sinabyemera ariko ku babyemera bibafasha ntacyo bitwaye arangije arambwira ati mvuye gusambana ndamubwira se uri umugore w'umugabo arambwira turabona ati mfite ibibazo mu rugo rwanjye turasa n'abatandukanye atariko none se ubundi ubu ningusengera ni garanti iki itatuma usasubirayo arambwira ati musengera Imana imfashemo imbaraga ndamusengera aragenda ariko mu by'ukuri icyo nabonaga atari bubireke ni nayo mpamvu namubajije gutyo si uko nerekwaga ariko rero nawe mwaturishije nabi hari ibintu tuvuga atari uko tweretse mwaturishije nabi uburyo umuntu akwaturiye uhita uvuga ati uretse reka kunca mu ijambo mbanza uretse nkomeze njyewe impamvu nkubwiye ngo naramusengeye aranyaturira koko kuko abyemereramo nanjye ndamusengera ni ko ijambo rivuga ariko nkanjye nk'umuntu mwitegereje nsanga nubwo yatuye ntari bubireke icyo mbivugira hari abantu batura ibyaha ariko bakabigumamo base warabimubwiye narabimubwiye ndamubwiye njyewe ndi wowe nagenda nka ibibazo ufitanye n'umugabo tukabitunganya ntuzasubire muri ibi bintu kuko n'ubundi cyaguteye kujyayo kirahari cyane ariko ngira mubwire bene data nta kuntu waba ufite umugore ngo ujye mu busambanyi ufite umugabo ujye mu busambanyi cyangwa se utanamufite ujye kubikora ntabwo Imana izaguha umugabo kandi ufite abagabo ntabwo Imana izaguha umugore kandi ufite abagore twagiye rero hari ikintu tugomba kwanga burundu ibyo bintu mukora mukaza kwaturira ngo niko ijambo rivuga fine niko ijambo rivuga ariko ninde wari waturira mugenzi we ngo atubwire ngo ibyaha kuko birababariwe yumve n'ijwi rivuga ngo wababariwe umva ikintu rero turabivuga tukabyatura ejo tukabisubiramo no kwizera no wese iyo watuye ijwi uraryumva baturira kureka nyine wowe iyo watuye uri wenyine ijwi uraryumva nta nubwo njye natura we ntabwo ujya watura ntabwo ndabyanga hari ahantu satani atatera ibuye nubwo bavuga ngo hari ahantu biriya si ubukiranutsi ariko nk'ibuye ry'ubusambanyi hari umuntu utafata wafashe ibyemezo ufite mu mutwe neza hakora ukavuga ngo ibi bintu sindi bubikore ujya wibaza ku bantu ikindi niba ufite intumbero yo kuzashaka warangiza ugashyuhaguza ibyo rega gusambana ntabwo ari icyaha oya buretse woroheje no kwiba ntabwo ari icyaha gusa woroheje nakubwiye ngo njye hari ibyaha mfata nk'ibibanjiriza ibintu ntacyo ibyo bitoya ibyaha mu bitekerezo uba utashyize mu bikorwa hari inyoroshyo kamwe mu mategeko asanzwe sibyo ibintu watekereje ukagambira ariko ntubigereho n'ibyo wagambiriye ukabikora mu by'ukuri n'abatwuma bazatubwire ntabwo bingana so ndibaza ko n'Imana rero atari umuntu Imana atari mbi ku rwego ishobora kureba umuntu wigambirira ikintu ariko ntagikore ngo nirangiza imuhwanye n'umuntu wagikoze akagishyira mu buryo ndibaza ko nayo izashyira mu gaciro ibyo bintu sibyo ariko reka tuvuge iki ngiki ibindi tubyihorere
icyo kwatura twakivuyeho Oya, ahubwo icyo twabwira abadukurikiye niba watuye koko bireke, niba watuye ukabwira umuntu ngo nakosheje iki, ukumva umutima wawe ukubwira ngo atura, wisubirayo, ihanire kureka. Nge rero ikibazo nari mfite ni iki ngiki, ariko nsanze ikibazo nateguye we kitakureba. Ngewe nyine urabizi mu buzima bundi bw'abarokore bakunda kwihana iyo bagiye gusenga, mbere yo gusenga. Ariko kankubaza, iyo mwihannye murabireka cyangwa murabikomeza kuko mwamenyereye kwihana? Nsubiza, niwe wambajije. Iyo mwihannye nk'abarokore ibyo mwamenyereye murabireka cyangwa murihana mugasura mugakora mugagaruka mukihana? Tuvugisha ukuri. Urumva uburyo bigenda? Turabaza pasiteri ni wa uburyo bigenda. Ndi kumva ibyaha ni ubundi kujya mu ijuru, urabizi ko ari urugendo. Ni ukuvuga iyo umuntu akijijwe ntabwo biba bivuze ngo ahise ajya mu ijuru direct. Kwihana rero ni ubuzima bwa buri munsi. Uyu munsi reka two kuruhanya. Yego, icyanditswe ndacyemera, ariko uko bakoresha icyanditswe nicyo kibazo. Niba twaturiranye ibyaha ukavuga ko ngo Imana imbabarire, nawe ibyo ari byose wawe wikoreye ibiruta ibyanjye, sibyo? Fayini niko mwizeye mwese. Oya, wivuga ngo reka mba nikuri ibirenze. Kucyumva ko mfite ibirenze. Erega nuko bimwe tubibona. Nuko bimwe tubibona. Turabibona. Erega ibyo nkubwaniriye arite ni ibintu mbona mu buzima. Hari umuntu uza ngo ni mwihane. Okay, urugero. Urambwira ngo icyumba cyuriya mudamu w'ejo bundi watubwiye ko ari inda y'umugabo kanaka, urambwira ko ntabavuga ngo ni mwihane. None se ntago wabibonye? Ibyo rero nibyo bitwaye ikisi, bitwaye ibyo nyine. Rega hari ikintu biti cyapa, hari ikintu biti cyapa. Icyapa kiba kimeze gitya. Uretse kubura icyapa, Bibiliya iravuga iki? Yadushyize ikibi n'ikiza imbere. Yego. Iduha ubwenge. Yego. Kugira ngo dutoranye ikibi n'ikiza. Niba mbonye yuko cyangwa ndimo kubona ingero nyinshi mu batubanjire cyangwa se no mu batuyobora, abo tujya kwihanira, nkabona ingero nyinshi zirangaragariza ko hari bitagenda. Kuki jyewe ngomba gukurikira ibintu mbona ko bitagenda? Kuki ngomba kuyoborwa n'icyapa nzi ko kizanyobye? Cyangwa icyapa nzi ko n'ubundi kitazavaho cyo? Oya, niba icyapa kikubwira ngo ihana ibyaha, icyo cyapa kirakuyobya. Ariko twumvikane, kirambwira ko ihana ibyaha, njye kukibwira ibyaha byanjye nacyo ubwacyo ari ibyaha. Reka tujye twumvikana, ahubwo reka twanzure gutya. Abantu bave mu byaha niko kujijuka. Oya, twasomye Bibiliya iravuga ngo mwaturana ibyaha. Niko kuva mu byaha niki? Oya, niko kujijuka, ariko twasomye Bibiliya iratubwira ngo mwaturana ibyaha kugira ngo mukizwe. Niko kujijuka. Niko kujijwa. Yes. Niko kujijuka. Oya, kuguma mu byaha ni ukujijwa. Kuva mu byaha. Yego. Abantu nibajijuke babivemo babireke burundu. Oya, nta nawe Imana yakumva. Nta burundu. Nawe Imana yakumva. Abantu nibatubwire, eske birashoboka ko umuntu ashobora gucika ibyaha burundu? Birashoboka. Birashoboka. Ariko ngubwira ikintu kimwe. Ngiye icyo nshaka kubwira abantu ni kimwe. Nabwo ngo sinakuyeho icyanditswe. Sinakuyeho nuko kibakorera. Uwo gikorera gikomeze. Ariko ubyumva ko nanjye mbyumva. Ubyumva ko nanjye mbyumva. Abwira Imana ibyo yakosheje. Imana izamubabarira, n'Imana y'inyambabazi hori iteza amaboko. Kureka ibyaha burundu byashoboka. Birashoboka. Byaragushobokeye? Reka nkubwira, iyo maze kumira Yesu, Yesu yaguriye muri wowe, hari ibintu bitakwegera. Cyangwa inyigisho zitwa ubuntu urazizi, zivuga ngo iyo wakire Yesu. Ndazizi kandi ntago nzemera. Nazivuga hano ko ntago tukeneye ko abantu bazazumva zikabayobye. Ko turi hano kuyobora abantu, ntago tuyabayobye. Sibyo? Rero niba turi hano kuyobora abantu, ntago dushaka kuyobobesha ubutumwa bw'ubuntu. Icyo nababwira ni kimwe. Ni nkuko bavuga umukara n'umweru birahari. Gukora icyaha no kutakora icyaha ni ibintu bigaragara. Ufite ubwenge, urajijutse. Ikibi n'ikiza urakizi. Wakoze ikintu kibi kireba. None uhitamo kutabwira Imana, uhitamo kubwira umuntu nkawe. Wera ndi good, niba bigukorera ukumva ko uruhutse mu mutima ni byiza. Ariko kudakomeza iyo nzira byaruta. Ariko nanone kuza ukikubita imbere y'umushumba ngo mushumba ngo mbabarira ngo nagize gutya warangiza yamara kugusengera rwose akwejeje da. Wareba hirya ugasubira tubundi se ko nabimenyereye, reka nisubirire n'ubundi nzajya mpora njya kwihana. Ibyo nibyo ndimo kwanga. Rero niba wihana, ihanire kureka. Sibyo? Wihane ureke. Yenda nunagugwe mu kintu ko cyakugwiririye koko pe.
ariko ibintu byo kuvuga ngo zajya muranihana ku mwarabimenyereye reka mureke kumenyera Imana. Ngewe ndababwiye niko mbyumva, uko byumva simvuze ngo utandukane n'ibyo mvuga, sibyo? Turi ku musozo reka mubaza uko byumva bikomeze, ariko ngewe uko mbyumva niba wihanye rekeraho. Okay, turi ku musozo reka nkubaza akantu. Hari igihe wenda ujya ubeshya rimwe na rimwe wenda ngewe ntabwo nyambeshya n'umwana kwa kundi ubwira n'umwana kwa kundi ari n'uburyo umubyeyi uretse bugatoya ari okay kimbwire eko kana muri Bibiliya sibyo Samuel ajya kwimika David yabwiye Imana ayibwira ngo Mana ubu Sawuli ntari bumere nabi ko ninjya kwimika umwami kandi akiri ku ngoma. Imana iramubwita igenda uvuge ko ugiye kosereza ibitambo hehe kwa Yesaya. Wabyumvise? Aho ni harimo ikibeshyo, ariko icyo kibeshyo ni cyari gukiza umuntu kugira ngo yo gupfa, kandi umuntu ugiye gukora ibintu biri mu mugambi w'Imana. So hari igihe rero wisanga uri ahantu hagufunze, hagusaba ko hari ikintu uruvuga kiri bugukize ahantu. None se aho ugeze nk'urugero ugeze kuri bariyeri reka tuvuge ya Koronisha, sibyo? Yenda uzi ko arimo kwica abantu b'Abanyarwanda kandi uzi ururimi rw'Igikongolese. None se wavuga Ikinyarwanda ngo uvugishe ukuri ngo kugira ngo ukirane kugira ngo utabeshya. Rero hari ibibeshyo tubeshya kugira ngo bidukize amage tugiye kujyamo. None se urabizi nk'abantu bafite abana wenda hari igihe avuga ati ndaje ati ngiye hano hirya cyase ukamubwira ati ndakuzanira bombo nyamara kaza wenda hari n'igihe uvuga ngo urazana bombo ukabyibagirwa, hari n'igihe uvuga ngo urazana bombo amafaranga akabeshya bibaho ku bana ukamubwira uti ceceka dore wenda ikintu kimwe ntago navuze ngo ndumwe 100%. Hari utwaha wakora nk'utu twose. Oya witwita duto. Oya rega uvuga ngo none se ubunini bwatwo urabubonerahe kuri ngewe. Hari ibyo mfata nk'ibinini byo mfata nk'ibito, ibyo ni imyumvire yanjye, sibyo? Wowe ufite uko wumva ubinganishe, kubeshya ubinganishe no kwiba no kwica no gusambana ubinganishe birakureba, ariko ngewe bifite kategori kandi nuko mbyumva ni nako kuri utwo twadutoye. Kuri utwo twadutoye wenda ubu ngubu umaze kubeshya umuntu cyangwa se utwo ngutwo two nanjye kankubaza icyo kankubaza aho hantu Samuel yabeshye urumva azahanwa. Imana se yamubwiye ngo yitware gutyo yo yari irabeshya se ni Imana yabimubwiye. Sometimes twese rero Imana ibatura muri twe hari ibintu wumva ariko wenda ari ijwi riturutse ku Mana, sibyo? Ni ukuvuga ngo gutandukanya kubeshya no gutandukanya ijwi ry'Imana abantu batabizi, ariko ikintu ukora wumva wemeranya n'umutima wawe nibwira ko ari nk'ijwi ry'Imana bawumvise, kandi wumva muri wowe kudakosheje, kandi wumva muri wowe ko nta muntu bangamiye. Ibyo bintu numva ko atari ukubeshya. Ndagushimiye kubw'ikiganiro cyiza uduhaye. Nge nawe ngushimiye ko wanshyize mu bintu byo gukimbirana kandi oya uduhaye ikiganiro cyiza cyane kandi gishyira abantu mukuru. Birashoboka ko hari abantu bameze nkawe bavuga bati twebwe tugikizwa ibintu by'ibyaha, kwiba, kwica n'ibiki, cyakora wenda duhura n'utuntu dutoya, utwo ngutwo iyo dusenze Imana iratutweza, kandi nibyo koko. Ubundi tubaho mu buzima bwo kweza Imana yo ubwayo ifite umumaro wo kutweza buri munsi. Ariko ikintu nakongeraho tutarasoza, ariko hari n'abantu bafite umuco wo kwatura. Reka nkubwire Jamari nakubwiye ikintu kimwe. Yego. Wewe nuko wakuze. Yego. Wakuriye mu kwatura. Cyane. Gumamo. Cyane. Nanjye nuko nakuze. Nuko natojwe. Ni ngumaho. Gumamo. Ariko icyo tudashaka nuko abantu bamwe bashaka gutwara abantu mu myumvire yabo. Kandi utajya mu myumvire yabo akavuga ko wayobye cyangwa se nta mpano ufite. Ibyo nibyo tudashaka. Twese inzira nijya mu ijuru. Ariko kugerayo nibyo bitandukanye. Yego. Soho nanyura naho wanyura tukagerayo amahoro, Imana ishimwe, sibyo? Ariko icyo nababwira ni kimwe, ntabwo uzareba Joyi niyambara ikanzu cyangwa nambara ipantaro ngo uncireho urubanza uvuge ko nta Mana afite, nta juru nzajyamo, nta imyumvire yacu iratandukanye. Nk'urugero abana twakuze bitandukanye, hari uwakuze nta na nyina afite aho ngaho ngo amuhe akabere kandi ariho yarakuze, hari uwakuze abebezwa, hari umwana ukosa bakamuha bombo na biswi, hari undi ukosa bakamukubita inkoni. Iyo byose ni imikurire yacu itandukanye, twakurira ahantu hatandukanye, ariko ibyo ntabwo byatuza kwitwa ko twese turi abana b'Imana. Birababaje kubona abantu bose bemera Yesu Kristo, abantu bose b'abarokore, hari ugasanga imyumvire yacu kubera ko itandukanye nuko twatojwe muri uku kwemera kwacu, ugasanga abantu barasa nk'abahanganye, sibyo? Niba ntateze igitambaro mfite imisatsi ukancira bite ukavuga ko nta Mana afite, sibyo? Imana ntabwo iri mu gitambaro, Imana ntabwo iri mu ipantaro, Imana ntabwo iri mu myambarire, sibyo?
niyo mpamvu nshobora kubona umuntu wiyambariye ukuntu ariko ukabona wa muntu nyamara imyambarire ye itandukanye no mu mutima we, sibyo? Ugasanga undi muntu wambaye neza wagejeje n'amaso barayafunga utayabona, ukabona ni umwicanyi ruharwa. Hari umudamu wigeze kuza muri Kenya, wigeze kuza batwika ahantu bitaga ni shopping mall yari muri Kenya, bica abantu baratwika bakora ibintu bibi cyane. Yari umugabo, yari umudamu ariko mu mitwe y'iterabwoba, yambaye kisilamu atagaragara. Ariko ndashaka kubaza, yatokombeje abantu benshi aho hantu, benshi cyane ngira mwarabyumvise, ahantu bitwa Westgate, sibyo? Yari yambaye neza, yari yikwije, ariko se umutima wari urimo ubumana. Icyo mbibabwiriye ni iki: nshobora kuba nambaye neza, nshobora kuba rwose nikwije, ariko umutima wanjye harimo ibintu bibi cyane bishobora kurimbura igihugu, bishobora kurimbura isi, bishobora kurimbura abantu benshi. Rero imyambarire, imyitwarire, ibyo bitandukanye n'Imana iri mu muntu. Imana iri mu muntu itandukanye nuko ngaragara inyuma, sibyo? Nicyo kintu nashaka kubwira abantu, kugira ngo twese turabarokore, twese tuvuga Imana imwe, Bibiliya ni imwe, ni imwe. Niba hari izindi ebyiri tuvuga mumbwire, niyi twese tuvuga. Ariko ugasanga abantu ntago bari ku same page. Umuntu umwe aririya, undi ariyi, uyu na deperi, uyu ni za cashi z'inzaduka, ibi ni Imana ni imwe, ntabwo igira se nigira nyina. Ahubwo imyitorezwa yacu kumenya Imana ni itandukanye. Rero nkaba mbabwira ngo twese mureke dusenyere umugozi umwe, dukundane. Urukundo ni rwo Yesu Kristo yadusigiye. Abantu bafite urukundo ntabwo bagira imyemerere itandukanye, kandi ijambo ry'Imana ni rimwe, ntabwo ari amagambo abiri, ni rimwe. Rero mureke dukunde Imana twese, dukundane twese. Abihanisha ko bambajije bakomeze, gusa icyo nababwira ni kimwe: mugire ubwenge, kuko uzajya kwihanira umuntu hariya wifitiye ibintu bimurimo, numara kumwihanira ko uri umuntu wikundira abagabo cyangwa abagore, nawe aza akuyoboke. Nimurangiza mwese mujye kwihana. Rero mumenye ubwenge, Imana niyo mpamvu yabahaye. Shalom shalom, ndabakunda. Imana ibahe umugisha. Hezagirwa.